Nongeye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikirana Urusaro TV. Urusaro TV ni chaîne ushobora gukurikirana wibereye mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse no mu bindi bihugu byose bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye guhera ku muhanzi Itahiwacu Bruce binyuze muri sosiyete ya 155 batangiye kugerageza amayeri ya kutazongera kuvugisha itangazamakuru ryo mu Rwanda, ahubwo bakazajya bibaza bakanisubiza. Ibi byatangiye gushyirwa mu bikorwa mu ijoro ryo kuwa 15 Werurwe 2024 ubwo Bruce Melodie yahagarukaga mu Rwanda yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kugira ngo aganirize itangazamakuru nk'uko byari bisanzwe, ahubwo agakora ikiganiro kigashyirwa ku muyoboro wiswe 155 Media. Ibi benshi batekereje ko nta kibazo kibirimo, wenda Bruce Melodie arakomeje nk'uko bisanzwe akazavugisha itangazamakuru, ariko siko biri, kuko uyu muhanzi yifuza ko bimukundiye atazongera gutangaza amakuru ye ahandi usibye mu bitaramo, ndetse naho byamukundira akazajya akwepa itangazamakuru. Bagira bati uyu ntabwo ari we wenyine utazongera kugaragara mu itangazamakuru, Bruce Melodie wenyine, ahubwo n'abandi bahanzi bari muri 155 igihe bafite inkuru nini bazajya bazishyira muri iyi chaîne. Hari Element, Rusikana na Kenisro, abandi nabo bazajya bazicisha kuri iyi nkuru mu gihe bafite inkuru nini zizajya zicishwa kuri iyi chaîne ya 155 Murakoze gukurikirana Urusaro TV, mukora subscribe, like, share and comment.